naraburije ahantu hose byanze neza ndi gushaka amafaranga bubi na bwiza kandi ngomba kuyabona kandi muri no karitsiye inaha iwacu ndakeka niwe muntu wateye imbere byihuse vuba kandi ku myaka yawe mike rero ntago n'ubu twiyumvisha ibanga baba warakoresheje ubu nicyo kinzanye hangaha kandi nyine ndabyizeye kuri bumfashe. Okay. Urumva ukeneye amafaranga? Umva cyane mana yanjye. Urumva umutima wawe wasinye neza ku ushaka amafaranga? Ikintu cyose no kwica umuntu namwica ariko nkayabona. Wow, okay. Sicyo kigoye se? Ngiye ntacyo nicuza kuko amafaranga ndayafite. Inzira rero yo kubonamo amafaranga ni inzira igoranye kandi ni inzira nziza, inzira ifunganye kandi inzira yagutse. Icyo bisaba n'ubwenge n'umutima ukomeye. Ukeneye amafaranga cyane wanabyumva kandi nahagurutse nyine nje ngo mbimenye uko nayashaka n'uburyo nayabona sibyo. Urabona niwe muntu dufatira icyitegererezo mu bajene batubyirutseho imbere gato yabashije gutera imbere byihuse. Sinzi niba hari undi muntu wari wakugana afite icyifuzo nk'icyanjye, gusa ngiye ugomba kukinkemurira icyabi cyo cyose niyo wansaba no kugusenga ariko nyabone nisi nshaka gupfa nkemye rwose yawe. Okay. Ibyo byose ndagufasha ariko nawe ugomba kunkorera bino bintu bibiri. Icyambere ugomba kuryamana n'umusazi wanyu muri karitsiye. Iki icya kabiri oya umusazi nanone nawe rero nawe niba ari ubwo buryo wabonyemo amafaranga abasazi ko bari abasazi bagira amafaranga yahe. Ukirangiza kuryamana n'uwo musazi ugomba kuza ukagira hano nta muntu n'umushuhuje. Ikindi kandi ugomba kuryamana n'uwo musazi wambaye agakingirizo. Aho ufite nawe rero ntandi kugukemanga sinzi ibintu uri kumbwira ukuntu bimeze. Nusoza ibyo ngibyo uzabona ugaruke umbwira icyifuzo cyawe hano. Umusazi inzira yakuzanye dore niriye. Ayibonye kw'ibyo bintu bigoye umusazi kora ikizame cyoroshye mara. Ni Sefide we waryama we ntari kunyoshya ako bitewe n'uburyo nyashaka undi se ninde uzabimenya. Ngomba kubikora. Isentetizeri nta muriro urimo kubera iki bataguze umuriro ngo ncurange. We dirija isentetizeri yazimye dukoresha gitari yonyine. Abafana banjye nako abakristo bene data tugiye kumva korari mashashi mutoragura amashashi. Imbata yagiye kurabura yambaye congo ikubita umunwa mu mbabura yumvira hiye iyo munda y'inkoko hari mwaka nukadundika wagakoraho kagira ngo nakadendasi tarindi korasi godora iryo godora rikoranye ubuhanga buhanitse. iPhone Rwanda dusoma ijambo ry'Imana mu byakubiswe n'inkuba mu mabere y'inkumi n'umurongo wa 17 na kantuza. Mbanze nanicare nduhuke kurari izindi zibanza zibiri. Numva naririmba ngiye nyine nta n'ikintu bari kumpa. Bari modoka kandi kirabura nta kigonga kitavuye mu nzira. Rero ukuntu kirimo kiraza kinkanura nk'umugabo ari ibiryo by'umwana.
kirandaje ngigongo so Vamos lá, Mucinho. Lá então era de cozinha. Vamos lá. Tá? Tô com a gente fazer uma essência, né? Gaitanjira babakene bose njya mbona hari amuri ruguru. Cyaba ari igipenko pekinini none sempre banda yikugura. Cyangwa ngiye twaza kunywa igikoma cyonyine. Nshaka ndakinywera aho ngaho. ushaka ubutunzi cyane ariko inzira ubushakamo ntabwo ariyo nta kintu na kimwe byakumarira kugira ubutunzi bwose bw'isi ariko ukabura ubugingo bwawe nshaka amafaranga yewe urashaka amafaranga hanyuma ubure ubugingo oya mbishaka byose ariko nyine amafaranga cyane cyane ndayasabwa ndakennye kandi urabibona nawe nshaka amafaranga rwose niba ukennye mu mutima honyine none nta bugingo ukeneye oya nabwo ndabushaka ariko nshaka n'amafaranga ndakennye sinzi niba utabibona byaba byiza uhindukiriye Uwiteka amafaranga azaza ariko uracyari mutoya ukeneye kwiga gukora ukayakorera wamara kuyakorera ukayaronka ariko si mu buryo nk'ubwo utekereza si ukuyabona ku kibi n'ikiza none se ko nkora akora uko nshoboye nkakora ibintu byinshi ariko n'ubundi akabura kandi rega n'uburyo ngiye kuyashakamo se ubundi urabuzi ntabwo ari bubi ni bubi handitswe ngo iki umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana ngibyo amajambo y'Imana ndayazi ariko se kuki nkennye nyine kandi nyazi yaba wumvaga ijambo nkubwira ubu ngubu byaguhindurira ubuzima ngaho rimbwire riyampe nyine riyabe amajambo y'Imana yo ndayazi ariko nyine nta mafaranga mfite kandi niyo nyine bisa nkaho utagirwa inama kandi bisobanuye ko iherezo ryawe rizaba ribi karirengura gaturi karirengura tubiri dusa twa bene gito tuzariza ridarapo wowe niwe ujya ukora mu nkono reka maze nambare gange kubyaza uriya mugore urimo aravuza induru hariya kako zahindutse umukara ubundi ziriho amaraso uriya mugore namara kubyara umwana garama aho ngaho ndaje gato yamubyaza ire vuba se ko ndi bakadaka bari gato yana nzi twita abana babiri garama aho ngaho ngubyaze narangije kuzana isizo umva nshaka ko ari ahantu tujyana yewe nawe yewe nkugurira akantu guma aho ngaho mbanze ngubyaze urumva muganga nzanira igipensi ipamba nzumva nkubwira we tujyane nkwereka ahantu tujyana sibyo uri murakubita abayavugi njya kukugurira akanyama mwana kurangurira inyama umwana ngende umwana wawe we uri murabona ngende ari muganga uko urabona nambaye taburiya ryama ngaho egera hirya ndashaka
egera hirya mbanze ndebe uwo murwayi wakomeretse umva nkwereke tugende nkwereka aho umubyariye sibyo ntawe uri hano hari uri kuhabona Resiti narayo bateri nakiryama asigaye atundwe n'ifoto y'uwakunda turi imishwi turi inkoko turi bene rusake we turatoragura we uramaze ikibuno igihe wahereye nta soni wa ntabwo nzongera nzajya nkoma ingoma ntabwo nzongera gukwira bitare nzajya nkoma ingoma dirija tanga amazina baririmbe se ngewe narangije gucuranga umva nkwereke sibyo noneho nturwane sibyo nturwane umva nkwereke ukuntu noneho tugiye kubikora sibyo wowe ugiye kuza mu rugo ukarabe umere neza kwambike nkugurire imyenda nyine use neza ibi bintu bivemo dore ntabwo ahantu bakwiriye wowe ushaka tujyane ntabwo tujyane iyo nkoni yireke iyo nkoni yijugunye ushaka ko tujyana mu rugo kamanda nicare ariko wowe uyu muhungura oya wirwana nkiza kuri iyo nkoni yawe jugunye ibiti ngewe ndi mwarimu nyine resorte dofeye mwarimu uragomeza ube mwarimu refeye sempre refeye pene parume ubwoko bw'amababi refeye sempre refeye composé quelle sorte de feuille tia ouvrier français ihorereye urakizi mwarimu science technologie élémentaire uje kwigisha n'abana bo mu rugo sibyo uje mungu gere aranshaka wikira ndashaka umukikoma wawe genda utaje kunywa igikoma amatara ntabwo ari kwaka neza ntabwo bari bumbona abakiriya njye ku maso iriwa mfite mu by'ukuri njyewe ibintu byo kurongora umusazi byananiye pe byananiye ndagira ngo umukoreho muvugishe ngo turebe ko twahuza kanga sinzi nawe niba ari bwo buryo wakoresheje wasanga uri no kumbeshya sibyo oya ibintu byo kurongora umusazi reba ibindi bintu dukoresha pe ibyo ari byo byose nabikora ariko kiriya cyo cyanze rwose byanze ushaka amafaranga ntubizi se ndayashaka kandi cyane ariko bitanyuze mwa buriya buryo nta bundi buryo mwabwira wese nibwo wakoresheje ntuburi kunshuka amani niyo mpamvu ibyo nakubwiye ntari bwongere kubisubiramo genda uryamane n'umusazi wo muri karitsiye iwanyu nurangiza uve ako kamwanya ugere hano nta muntu n'umwe ushubuje ikindi kandi uryamane nawe udakoresheje agakingirizo uri kubona mfite imyaka ingahe ku buryo nshuka ubwo se we nibyo wakoze mfite shaka ikindi kintu nakora niyo yaba umwanzi wawe niyo waba iki nta kintu nakora ngo mbona niba utabyumva sohokera mu nzu ya hanze umuryango wakuzanye wabonye vite nanjye ngerageze n'ibyanga ubwo ngubwo nyine sinzi ntugaruka amafaranga twarayakubukiye yangiza nyeshu irangiro bifite nyashi tabuka gikobwa hanira irya kamba aga telefone kanjye screen touch noneho ikambanze nje kuri YouTube mera cyane bimeze bite karibu ucari hano umva nkubwire nyine
urashonje undi yishe umuntu mama we nyine ceceka arapfa baramuhamba kubera uburyohe bwayo mama we ceceka mubwire ufite inyama zirahari haguruka tujyane tugende nkwereke tugende kukugurira ifiriti imigati amandazi agakobwa abaye gatuba keza haguruka rwose ko have abasazi babaye ya ingurube genda gake Nibiki ngashani man ibintu nambaye umwana wanje mwana nibiki mfite umwana wanje ubu yonse afite umwana umugabo wanje umusaza wanje Fideli Fideli aza ahantu ndi wewe gusa amakuru so wabaye keza we ari umaze iminsi uba mu rugo wagira ngo usuhuze nazohereza ariko ashaka ngaho
Okay, uretse ndaje mfite ngumubwira. Injira. Wiriwe Fide. Bitesha. Kumera cyane. Cyane sawa. Gahunda nazirangije pe. Ese ubu byakemuka. Byangoye ariko kubw'amahirwe mbona nyine mbinyuzemo. Okay. Nta kabazo na kamwe kigeze kabamo. Kabazo Wabikoze neza nkuko nabikubwiye. nabikoze neza ariko akabazo kabaye ni gatoya ariko hari ukuntu wamfasha nyine mu kanya nje ngeze hano haruguru nabyibutse nyuma nyine nahuye n'umwana twiganye aransuhuza. Baragusuhuza gusa se ntabwo yagusomye. Nyine nako yagashyizeho ako nyine nta birenze ntabwo yatindijeho. Naho ikiganza wafashe. Naho ikiganza. Cyo yagifashe. None se turamutse tugiye ku masezerano njye nawe twagiranye hano ukareba n'ibyo bagukoreye ukwiriye icyengano cyangwa ukwiriye iki? Uramfasha nawe nk'umuntu w'umwexpert muri byo umaze igihe ubizi nyine uko bikora ntabwo wabura akantu wamfasha mu kantu gatoya se buriya kangana no kwenda umusazi. Narindangije kwitegura. Fide uyu ninde? Fide uyu ninde? Usobora koze. Uriya ni umuntu ukunda kuza hano tukamugaburira tukamufasha rero yasanze bitayiye kunze guhora yivumbura kwiga. Hajya washakaga amafaranga? Bishaka amafaranga ndagira ngo njye kureba umwana. Okay.